umva nkubaze, kuki uramukira mu kazi ndetse rimwe na rimwe ukanakararamo ugatekereza n'imishinga mishya ukanagerageza no kuyikora, ariko ugahora ukennye nta mafaranga ufite, ndetse n'amadeni rurageretse wahinduye inzira kugira ngo udahura n'abo ufitiye amadeni, cyangwa ukanga kwitaba nimero iyo ari yo yose iguhamagaye wikanga ko ari umukozi wa banki uguhamagaye kugira ngo akwibutse ko watinze kwishyura. Urakura mu bigaragara nta kuba utagize ariko bikanga. Umuti w'icyo kibazo uri hano muri iri somo dukomeje kwiga rya Financial Education. Birashoboka ko hari amakosa ukora nawe ubwawe utabizi, ariko ngwino uhahe ubumenyi buzatuma utongera guta umwanya wizengurukaho. Bityo rero tuguhaye ikaze kuri Global Insight Rwanda. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew, hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to the world. Ibuka ko mu isomo ry'ubushize twaturimo kwiga amategeko 5 agenga amafaranga. Kugira ngo iri somo urisobanukirwe neza rero kubo twari kumwe barahita bumva neza iri tugiye kwiga, ariko nawe niba tutarabanye mu isomo ryabanje wasubira inyuma gatoya ukajya kuryiga, hanyuma ugasobanukirwa neza biruseho. Reka twikomereze ikiganiro cyacu nakisomo, ariko dushatse twajya inama tukaganira n'ubundi tukanigira hamwe, tugahana ibitekerezo ndetse tukabasha kwivana mu bukene tubashije kwiga rino somo rya Financial Education. Reka duse nkaho twongera kwibaza ikibazo gitoya. Kuki hari abantu bakora cyane ariko ntibakire, mu gihe hari abandi bubaka umutungo wabo buhoro buhoro? Igisubizo akenshi kiba mu kintu kimwe cy'ingenzi cyane: kumenya itandukaniro riri hagati ya asset na liability. Iki gitekerezo cyakunzwe cyane mu masomo y'amafaranga, cyasobanuwe cyane mu gitabo cyitwa Rich Daddy Poor Daddy. Ariko ikibazo nuko aya magambo akenshi avugwa mu Cyongereza bigatuma abantu benshi batayumva neza. Reka rero tubanze tuyasobanure mu buryo bworoshye cyane. Reka duhere ku ijambo asset. Mu magambo yoroshye cyane, ni ikintu kikuzanira amafaranga, ni ukuvuga ko ari ikintu gishyira amafaranga mu mufuka wawe. Urugero rushobora kuba inzu ikodeshwa, business ikuzanira profit cyangwa se inyungu, cyangwa ishoramari rikuzanira inyungu. Ku rundi ruhande, ijambo liability ryo ubusobanuro bwaryo mu Kinyarwanda ni ikintu kigutwara amafaranga. Mu yandi magambo ni ukuvuga ikintu gikura amafaranga mu mufuka wawe. Urugero rushobora kuba imodoka igusaba essence n'amafaranga yo kuyitaho kandi utayikoresha ngo ikuzanire andi mafaranga. Ibintu bihenze byo kwiyerekana akenshi ku bantu bakora ibizwi ku ijambo urubyiruko rukunda gukoresha ryitwa agatwiko ariko katinjiza, cyangwa ibindi bikomeza kugutwara amafaranga mu buryo bworoshye bitagira icyo bikungura. Asset, amafaranga azakurikira ayandi, naho liability, amafaranga aragenda. Noneho ndizera neza ntashidikanya ko mumaze gusobanukirwa ijambo asset na liability. Rero dore ikosa rikomeye abantu benshi bakora batabizi. Bagura liability bibwira ko ari asset. Urugero, umuntu ashobora kugura imodoka ihenze cyane akumva ko ari investment cyangwa se akoze ishoramari, ariko mu by'ukuri imodoka itwara essence, itwara maintenance, ndetse imodoka itakaza agaciro buri mwaka. Bisobanuye ko iri kugutwara amafaranga aho kukuzanira amafaranga. Niyo mpamvu akenshi iba liability. Dore uko abakire bo batekereza. Hari itandukaniro rikomeye hagati y'uko abakire batekereza n'uko abakene batekereza. Abantu benshi iyo babonye amafaranga bahita bagura ibintu bishimisha. Ubuzima bwabo, batereka tuzengereze satani. Urugero, telefone nshya, imyenda ihenze, imodoka ihenze. Ariko abakire bo bakora ibitandukanye. Iyo babonye amafaranga babanza kugura asset. Ubwo iyo asset zitangiye kubazanira amafaranga menshi nibwo bagura ibyo bishimira. Ni ukuvuga ko kuri bo asset zishyura liability. Noneho reka dutange urugero kugira ngo bino bintu bibashe kumvikana neza. Reka dufate urugero rw'abantu babiri. Umuntu wa mbere reka tumwite A.
Umuntu A ahembwa amadolari 500, iyo amaze guhembwa agura telefone ihenze, akagura imyenda myiza kandi ihenze n'ibindi bintu by'imyidagaduro, amafaranga agahita arangira. Nyuma y'amezi make ntacyo aba afite. Umuntu wa kabiri reka nawe tumuhembe akazina ka B. Umuntu B nawe ahembwa amafaranga 500, ariko we agakora ikindi kintu. Akoraho amafaranga make agatangira business nto cyangwa akiga skills cyangwa ubumenyi bushobora kumuzanira andi mafaranga. Iyo business zitangiye kumuzanira amafaranga iyongera ku mushahara we buhoro buhoro, ubuzima bwe burahinduka. Ubwo rero bivuze ko itandukaniro atari amafaranga binjiza, itandukaniro ni icyerekezo berekezamo amafaranga yabo gitandukanye. Reka nkubwire itegeko ryoroshye cyane wagenderaho mu buzima bwawe ry'amafaranga. Gerageza kugura asset nyinshi ugabanye liability. Buri gihe ujye wibaza ngo ubikore nk'abantu bashaka kwigaragaza nk'abakire bakikorera ibijyanye na liability. Tekereza nk'abakire nyabo, wubake asset niba ushaka iterambere n'ubukire, kuko iyo wubatse asset nyinshi amafaranga yawe ariyongera, ubuzima bwawe bugahinduka buhoro buhoro. Muri episode ya 4 tuzareba ikintu gikomeye cyane cyitwa budget, uburyo bwo kugenzura amafaranga yawe. Iyo utagenzura amafaranga yawe, amafaranga niyo agenzura ubuzima bwawe bwose. Mwakoze kubana natwe kuri Think Beyond Degree, password ni Think Big Start Small. Murabeho, bye. Global Insight Rwanda. Open your mind. See beyond. Stories the world never knew, hidden truth deep in time. Discover the world through a different mind. Global Insight Rwanda. See the unseen, know the truth. Global Insight Rwanda. From Rwanda to the